dutwaye ingenzi bakobwa aduteye agahinda bose amata y'amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi mu kipfu mwumva wawuze ahandi musanga imibirizi gusa. Mashyi menshi cyane kuri uyu musore abikoze uko umuryango wawe umusabye, atereka mbanze muri aka gacuma rukundo rudacogora, shyikirize Viki asanganize sina ya mwiza ya misa itagorisi umwana wa kumwe na Yesu we naconza amaza suma yaneruko. Urakoze mubyeyi mwiza. Deka noneho mwibwire abashyitsi, ngira ngo mwebwe dusanzwe dutaramana, bashyitsi beza batugendereye, ninjye mu muryango data akunda akanyishimira, nkaba umukobwa atoranya maze nkaza nkamukorera mu ngata nkamwakirira abashyitsi. Nitwa Hagenimana Antoinette kandi nkaba umutaramyi, ariko iyo ndi gutarama akazina kamenyerewe ni mami, tugatarama agati kagaturika kandi kagashibuka. Ciao ciao, muri kumwe na MC Mami, tubahaye ikaze. Datanya kugira Imana, ndaza kugusabuze kunyemerera mbe gusubije umwanya wari wampaye, kuko umwanya wo kwakira abashyitsi mbaha ikaze, ngira ngo nabangucumbikirije aha, ariko ndakomeza nakire n'abandi baza batugana. Unyemerere nawe noneho hari abaje ntabashije gushyikaho ngo ndamukanye nabo ndetse nanabakire, ariko unyemerere wigire ejuru maze unkorere mu ngata maze unyakirire bari ababyeyi. Karibu nyakugira Imana, umwanya n'uwanya ijambo murarihorana. Urakoze mami, nibagushimire nawe. Shku karame nshuti yanjye, uraho neza? ndaho. Iwanyu ni amahoro cyane. Tubahaye ikaze rero hano mu muryango wa Munyandamutsa. Muri mwicare mugubwe neza. Turagushimiye. Kandi inyana niba kandagira mutake kuko hano ni iwanyu. Ubwo ntitukiri abashyitsi. Ntabwo mukiri abashyitsi. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero kubera ko hari yaciye igihe maze iminsi mfite ibicuro mu mbavu, wigire ejuru nanjye byaruko. Unsuhuze muramutse mu izina ry'abo mwazanye, wenda roho yanjye irakira. Ngira ngo baza aragira ubukire cyane. Niko ye. Karame. Te uraho. Muraho neza. Eza kuzwe. Iteka ryose. Uraho neza. Ndaho. Iwanyu sakavura karagwa. Ayiwe birubu. Ndabona utoshye. Ndatoshye. N'amamera yarameze. Nibyo bihe. Maze rero muvandimwe wanjye. Karame. Twaguhaye ikaze nabo mwazanye, ariko kandi ntabwo tukuzimanira amagambo gusa. Nagira ngo nsabe abakobwa ba muri bamfashe hanyuma tukuzimanire. Urakoze cyane, ndagushimiye. Itarinde bwo iguhagarara mu irugo. Inaha namwe imvura murabibona, ariko ntubona ko iwacu hatoshye. Bane bitinda. Abakobwa urabona ko basa n'abanywa amata. Nibyo. Mbese murahoma. Nyogosenge urabona ko ufite urunyota. Reka mbanze ndutsirike. Banza urutsirike, uramenye nturwice ngo. Oya ntawice. Iyo rupfuye burya ngo rujyana na nyirarwo, kandi ntugapfe inshuti yanjye. Oya nicyo cyiza ki. Namenye ko uzaza. Hanyuma rero ndavuga ngo reka ngo hishire. Somaho wumve. Inyengo ri yayindi. Yegetse neza. Irengetse. Irengetse rwose. Akantongera sogongere numvise. Ongera utaza kwitura hasi. Ncurure. Ncurure. Urakoze cyane. Ndagushimiye. Agenda usome. Urakoze. Ugubwe neza. Subira mu byimbo maze nabo mu muryango mwagendanye bakiriye iyo nyengo, kuko rwose irengetse. Buryo iyo muyakiriye bati
intero nyir'urugo ateye namwe niyo mwikiriza mukanya muraza kuba namwe muriho murasoma kuri iyo nyengo. Data rero ngira ngo kandi ni byiza ko ubumbaye bugufi kugira ngo ufashe kwakira abashyitsi, ariko shukuru muri uyu muryango turatarama nk'uko nateruye mbikubwira, kandi ni byiza ko mwitabiriye ubutumire twabahaye. Data hari ubutumwa kwa shukuru banyoherereje kugira ngo mbabagezeho, kandi ngira ngo namwe nabo boherereje. Ntabwo bakwiciye gahunda, ntabwo gahunda yapfuye, ahubwo baje bashyitse hararuguru mu bikingi by'amarembo. Uwo mugabo gahunda aratsikira, atikiye basubira inyuma barirukanka bamugeza ku bitaro, maze abaganga barasanasana akomeje guhumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu bahishe baza badutaramana natwe. Utagira ngo rero bakwiciye gahunda, ahubwo gahunda turacyari kumwe. Yewe igiko karame, uriya shukuru yazanye n'abariya bantu bareba iriya nyota yari imuhagaze mu irugu. Yego, ihanantutse rero bamenye bataza kumufata mu ijosi. Yego, nabo ni babanze babakire cyane rwose. Iyo data avuze abandi bumva kabiri, yavuze rimwe bumva kabiri. Teo ndagira ngo murwaneho, nabonaga bakureba igitsure. Urakoze cyane, rega nanjye nagushimiye kuva kare. Wamiraga nkabona barakureba. Wezo bakunze gutegereza nizo mpuwe bangirira buri gihe. Ariko nuko bariya bari babonye ndebera mu madarubindi ubundi baba bakusengereye. Werega no kwizera ko nta cyawe cyabura mu bandi. Nabo niba bakire rero nkurwane. ariko shukuru urumva ukuntu avaneho zero nkaba wa mbere. Reka amaguru kingejuru ntarabivuga, ongera wicare. Ese ruvuze umugore ntuzi icyo ruvuga. Ari izo nzira z'urukundo zihoraho mu muryango wacu. Yaguhakiwe. Reka bari genzi shyiraho kadomo. Urakoze cyane. Nawe ubundi wari uhagurutse munyanka atarabivuga. Ngaho bimbwire munyanka. Uriya rero uriya mukobwa utumye anjugunyira zero kubera iki? Ntabwo ariko se ubundi ko bisanzwe ari ubusa. Urugo muzi ko murunganya. Yewe sha ungarure ubundi zero n'ubusa. Ubwo busa reka tubwihore dufate ukuri. Wandekeye ubusa. Ntabwo nakurekeye ubusa. Ubwo busa bwari ubwanje. Oya uri uwa mbere. None se ko numva yakugize uwa mbere ko yasizeho kamwe, kandi rimwe bikaba bivuga uwa mbere. Nicyo gituma navuze ngo nakwivuga, ariko se urashaka kumbirindura? Oya ntibikabeho. Yewe karame, uriya ngo imbabazi ziturutse mu mbere ntawe uzikumira. Ngaho geje urutubwire. Murakoze cyane. Munyeka karame, amakuru menshi ngira ngo turayasangiye. Aya mbere ni urukundo, aya kabiri ni ibitaramo byiza nk'ibimwe mwateguye mukadutumira n'inshuti zanjye n'umuryango wose, mukifuza ko turi buze muri uyu muryango kugira ngo dutaramane namwe. Twishimye rero, kandi niyo mpamvu mpagurutse nkakujya imbere nkajya ngo nishimire ibirori mwateguye uyu munsi, mumenyeshe ko nazanye n'intore. Nimuza kugeza igihe cyo kugira ngo muduhamirize, murambwira intore zihamiriza abizi ko mba ku mukondo mbere ko ndirije. Teonesi karame, ushaka kuba uwa mbere koko ku ngufu. Ngaho mubanze muhamirize. Ntabwo nabaza guhamiriza. Nimubanze muhamirize, kandi ibyo navuze biba bivugitse. Oya banze. None se ugiye no kudutegeka. Reka mbanze. Teo. Oya intore reka zibe zica. Uzabe wambuye abakuru. Ntabwo uvuze uti ngiye kubanza guhamiriza. Reka banze nkuture. Ariko si byo wari wavuze mbere. Iyo uhamiriza tukabona ukuntu ucumuka. Kamaze nkuture naranga guza ngo ndebe ko ubwo twagendanye ari hafi. Naje kumenya ko umuryango wawe iyo muri mu gitaramo cyiza nk'iki. Ngwino suze sha, ngwino igikoye. Sari kuri asigaye ngana wamuburire kujya suza abantu. Inyura hari ama. Ariko ko mbona. Ko mbona ijambo nari mfite ariho ugiye kurigira. Uziko yitwa Sylvia nkitwa Severine. Igiko uraho. Muraho neza. Urankunda? Yego. Nuko. Yicarira aho.
abakundanye ntibicara imbere. urashaka kwicara inyuma? Nyakira. Ntabwo nakubabaza. Nyakira agiye kuri imbere. Ubwo niko yakwigishije. Nyakira. Ariko Theo urabona nuko iyo ni inzoga y'igitaramo cy'uyu munsi twagize, hanyuma nuza kugera kanya urambwira ngo mvuge n'irindi jambo nkomerezeho. Urakoze kuri inzoga yo kwa Martine Singaho noneho iruhe ntacyo ijambo rarivuga umaze guhamiriza. Reka oya simpamiriza mbere. Ndahamirizanye ijambo umaze kuryumva neza kuryakiriye. Urakoze. Ubu nagira ngo wumve ko yarimwe wa mukobwa yarampaye ko yakongera akayinsubiza nkabo wa mbere. Ndagira ngo hanyuma iyo zeri igakomeza ikaburizwamo. Ndagira ngo bagushimire ko duhaye iyi ntwererano. Ndagira ngo bamfashe batugushimire. Murakoze cyane. Hanyuma ntugire ngo sinkubwiye ngo isogogere nawe usogogere ntwererano humura rwose ndakubura. Hanyuma icara baguha inzoga w'inywere. Oya ntabwo nicane irindi jambo numva wari unyemereye. Oya ntabwo ndari kwemera. Banza guca ariko gikurikiza amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Banza usome. Data aragira ati banza usome, ntabwo ari uko uwo mwanya atari buze kudasoma kuguha. Ureba ndimo gusoma. Uyu mukobwa nawe yakwigombye nuko nabonye ndeba uwawe ukandeba igitsura. Erega mfite igikundiro nawe uraza kunkunda mu kanya. Nigeraho ngera uraho. Ubonye ari jye wanzwe. Ashwe. Wewe wakunzwe kare kubona twaje twese tungana dutya. Ni igitagifite. Urukundo niwe twaruzaniye. Kandi nawe ukwiriye kurwakira. Wasanze ntabwo tugira turashaka urwo rw'urutwererano. Oya. Urwo rutwererano rwihorere. Ahubwo akira urwo tukuzaniye. Tutaba nk'abandi bitwereje aho ezo ubundi waretse ugatwara urwacu urwawe ukarugumana n'ubundi ko reka turusangire. None tugiye no kururya. Oya tarusaranganya se. Ikoye ari mwebwe ari natwe abafite rwinshi ni bande? Ni mwebwe ko ari mwe mwatwakiriye se. Yarimwe ndayigumana rero. Ubwo ruwa kabiri. Nimba wa kabiri raza kugira mushyire ku wa mbere nibura ko rezeri itarimo. Zero niyo nanga gusa ko yaza mu mibare. Mwayitwaye muraza kwizira. Urakoze. Yewe shuku. Karame. Nako nakugira buri uriya mukobwa. Ka kabyiniro wumvise. Ka mami buriya. Aha. Nuko mami we. Mami buriya yabivuze. Mami nabe mami. Ngaho tubwire mami gusha ubwoya nyakugira Imana. Yego wawe kazi. Munyenka. Karame. Mami yabembereye mami ambera mami mwiza ariko ukarushaho. Ubwo nawe imbere dadi mwiza. Tubifate dutyo. Ntago nabifata uko nguko jewe dadi ntago nzi icyo bivuga. Byange. Nanjye sinabyemeraga nagira ngo numve ko mu Kinyarwanda ubyemera. Munyenka. Karame. Ndagira ngo ntero ijambo ryiza ry'umuryango dusanganywe. Ijambo rishingiye ku muco twari dusanganywe ry'umuryango. Ubushize duherekera muri uru muryango wanyu twaje tutangana dutya. Twaje turi abantu bakeya tuzanywe n'ikimba neza cy'umuryango. Tuza kubasaba irembo murariduha. Umaze kuriduha turarifata. Mudusaba inka y'ifata rembo. Turayibaha murashima. Tubasezeranye ko uyu munsi mu birori byiza mwari mwagize by'igitaramo cyiza nk'iki cy'umuryango aribwo nabwe tuzaza mwahuje umuryango mugari tugasaba umugeni. Icyatuzinduye rero muri uyu munsi ndetse ko n'ibyo birori byari bihari twashimisha nuko tuhasanze abantu bose tukaba tugiye gusaba umugeni umuryango wose uhari. Icyatuzinduye mu nzira nyakuri ni ugusaba umugeni. Nunyemerera ndakugezaho
ubutumwa bw'umuryango. none si urakoze yakoze kuvuga ijambo rikomeye nk'iryo ngiryo, kandi ni mu gihe rurintoranywa mu muryango wanyu. Gusa abo mwazanye urarivuze barumirwa, ariko nabwo Ega ntago bumiwe, nanjye nasabaga kwemerwa ko nasaba umugeni. urakoze nanone N'utwemerera ko kunsha mu ijambo. Urakoze, nagira nkosora ako kantu. Abanjye ntibumirwa ahubwo baranezerewe. ubwo nari nakosheje nuko urakoze. Oya ntago wakosa. Urakoze. Urakoze muvandimwe wanjye, kandi ako ni aka kabiri. Oya ubwo ni aka kabiri ku ijambo rindi ryabajije. Murakoze cyane nanone kuvuga ijambo rikomeye nk'iryo ngiryo, karivugira kuri iyi ntwererano yawe umaze kunywera inzoga ariya koko. Ariko Theonese karame, aha icara winywera iyo naguhaye. oya nakubwiraga ngo nyemerera gusa ngusaba umugeni. Ntabwo nsaba umugeni gutyo, ntabwo ari uko babivuga. Ndabivuga nti nyemerera utisaba umugeni noneho. Oya ntabwo ari byo nkubwiye, ndakubwiye ngo ahubwo tura inzoga yo kuvuga yo kuvugira Oya nyemerera gusaba ngusaba kuvuga iryo jambo nyemerera rikomeye. ngusaba umugeni Wumva gusa. ukuntu witakumye. Ndabyemera nitakumye. yewe niko Izire. ariko Theonese koko Izire ubwo nakumvise. twatorejwe hamwe. Oya nakumvise. Ariko Wenda niba nagira ngo waza unyemerere. wenda ntazo ufite ukambwira nkaza koko. Niko ye. Ubwo nyemereye ko ngusaba umugeni. Oya ntabwo ari byo nemeye. Iyi ni Nemeye ngo uyizane uvuge ibyo Oya umaze kuvuga. Kanze mbi gutunganya. Kandi rero niwumva ugiye kudutegeka ibyo dukora ubyihorere. Oya mbabarire rwose. Ese ubu nabireka ngeze ahara? Umuntu ugeze imbere yawe nareka ibyo ugeze mu y'abagabo. Ngeze mu y'abagabo ntabwo mu y'abagabo ntabwo nabireka. Yewe none uze guterura. Ngeze mu y'abagabo. Nibazanire twa duheha tusogongereye inzoga. Iyo yisogongera ubanze uvuge mbanze numve. Akira nyumvira ariko numvaga ashaka kwisogongera. Subira hariya hanyuma uvuge ya magambo noneho najya nayumva. Oya ubu ngubu nibwo rero ahubwo ngiye kuyavuga, ntabwo nava ntahisogongera. Menye ntumpagarare hejuru. Subirayo. Urimo urabizambye rwose. Wari ugiye kubigeraho. Iyi yari yo kuvugiraho ya magambo wavugaga, genda uyavuge noneho numve, cyangwa numvise nabi. Niko. Ubwo wagira ngo utuyinye. Utuye hafi y'Inyamiramba, haryo utuye. Niko. Uturutse he Theonese? Ni hafi aha ibwana cyambwe. Ni hafi aho koko. Yewe. Niko. Nako nuko iyi nzoga rero. Iranza kunzibura ugutwi numve. Nagira ngo nanjye numve. Wumve cyangwa ubyihorere ko wowe waje unshaka se. Kandi noneho uvuga ndumva. Uvuga ndumva. Noneho uvuga uti nari nkuzaniye inzoga nyakugira Imana yo kugira ngo wumve ibyo agiye kuvuga. Anza wihanagura icyuyo. Yabyambitse impindurizi. Niko tewe. Harya uza waturutse he? Eka ni hafi aha turaturanye n'imico n'imwe n'imigarire n'imwe urumva ko duhuje igitaramo. Wari umucuruzi. Ashaka kuyigurisha. Niko ye. Niko rero ngaho. Reka bazane turahure. Usogongera ijambo noneho ubashe kumva izina ry'umuryango wacu n'uburyo icyatsi. Niyo mpamvu bari bakwimye amashyi. Noneho nibaguha amashyi. Noneho bagiye kuyampa rwose. Nze najya nakwegera nawe wundi se ko bari bamwe. Erega burya. Reka inzoga se dawe.
ashiko turaza kwishukura nayo so banza uvanemo icyo washyizemo reka nyivanemo vanemo ugotomere kandi ndabwirwa n'ikize kudaca umuzizi oya ndaca umuzizi ntabwo ubona ko banza wonge ntabwo narebye urayumva ute so gase dawe ya yewe gafaransa ese ubundi itewe irahiye yure ko kazaza ejo yaburagamo kanongere tuyigire nk'iyo ubundi wabuze ati ntacyo irahira mu nda ariko fara iraryoshye nuko yaburaga mu rukwe iraryoshye ndakakubwira wenda komeza nyicanire isigaye iraryoshye ya nzoka noneho vuga ubutumwa rero ubushize twaje muri muryango turi abantu bake batangana nk'aba ubona aha tuganira ku kintu kijyanye n'umuryango dusanga imiryango yacu isanzwe ishingirana tuganira neza turatarama dufata irembo mari duha dutanga inka y'ifata rembo murayishima dusezerana ko umunsi mukuru nk'uyu nguyu mwari mwagezeho igitaramo cy'umuryango yuko natwe twazaza tugasaba umugeni ndagushimira ko nsanze umuryango wose uhari kandi wishimiye umuryango wacu bigaragara ko mwishimye kuva burya iyo nza kubatenguha uyu munsi simboneke iyo cyari kuba igihango gikomeye ariko ubu ngubu nibwo nawe ntatira igihango gikomeye nibaguha amashyi uziye ariko ubu duhanye igihango uziye igihe Theo nibyo koko ntago beshya dusanze mu birori by'umuryango bari bageze igihe cyo gukora ubukwe nk'uko wabibonye rero ku butumire umuryango wa Munyandamutsa wagutumiye n'umuryango wawe kugira ngo muzaze kumufasha mu bukwe bw'umwana wacu Mpinganzima Natasha. Ubu rero dusanze muri iki gitaramo tumaze kwakira inkwano ndetse dukomeza no kwakira abashyitsi turindiriye abasore bajya mu mujishi kugira ngo tunashyingire. Ntabwo rero kuba twaragutumiye ukaba waje ari igitangaza, dusanzwe dutumirana kandi uri inshuti y'umuryango wacu, nibongeye bakonshimire baguha amashyi. Urakoze cyane rero, nagira ngo mbashimire kandi mbwire umuryango yuko uri imfura kandi utajya udutererana haba mu byiza haba no mu bindi. Urakoze rero, turagushimiye, bongere baguha inzoga wewe. Munyenka bakumpera amashyi rwose, mumpera amashyi. Ni mugari kandi akaba ashingirwa umuhungu nanjye mbereye se wabo. Nubundi Felix musize inyuma agira ati umunsi wanjye n'uyu, ngomba kugenda nkahekerwa Natasha. Nanjye ndamubwira aho uri buri nanjye niho mba ndi. Tutagiye kure rero, ndagushimiye ko ibyo birori tubihuje, nanjye ngiye kugendana nawe. Murakoze cyane. Honest we. Karame. Naze ngira ngo tuye hafi y'Inyamirambo. Oya, nigiyeyo gato. Nti tumaze kwakira inkwano, tugiye kujya mu mujishi. Utahubwo niwe narinje gusaba, ubwo se uriya mugabo aragatabaruka. Ubwo se urumva wowe ibyo bihuriye, none ugiye kutugira ababihemu. Oya, ntabwo mwaba ababihemu, gusa igikorwa mwakoze ni kizima. Kuba mwamenye yuko uyu munsi Felix nawe yifuza kugira ngo agire urugo. Se wavuze ibyawe bya Felix. Ibyanjye niyo bya Felix turahuye. Uvuga ibi bintu ugasiba ibivumo.
niko Teo vuga ibi bintu si bivoma wavuze ibyo bagutumye iyo bantumye rero niba watumwe n'umwana itahire nta n'uwantumye wundi nta n'uwantumye wundi ninde wagutumye ayo magambo ni umuryango mugari wacu nk'uko tubona aha ese kutawuvuga kandi hakeye oya wagira ngo uvuge ryari ubundi ukomokaye yewe komoka kwa Feregisi ko ari umwana yatinyuka kugutuma ni uwantumye ndagira ngo tuvuge ayangira inshuti niyo mazima ya Feregisi tube tuyihoreye aya Felix nuko wari uzi ndamuhekereye umunsi ntabwo navuze Feregisi ntabwo imyiteguro ye itameze nabi ndagira ngo nkubwire ngo usanze tugiye guhekera wadukwereye hanyuma kandi nawe uru rugo tugira abakobwa beza urabizi usabye umugeni nawe bisabwa ukabitanga se twakwima umugeni muri uru rugo ntabwo twamukwima mpinga nzima we Natasha we twashyizeho akabago inkwano twazakiriye hanyuma ibindi ni ibya François haruguru yanjye Munyenka abanje kumva ibya François hagiye Suku karame François nshuti yanjye amakuru yawe ndashima gitare no kuri kw'Imana none se ko mukuru wanjye akubwira niba yavuze mu mahanga ahari nagira ngo oya ntikikabe banze ucishe make usobanukirwe ujya imbere ujya umuzi ubutumwa bagutumye we guhera kubwa abandi abo bandi bihorere itangirira ubutumwa bwawe ubwabo bandi bihorere kuko uyu muryango wacu urabuze ugendwa na benshi wowe wivugira ubutumwa bwawe abo bandi akubwira nabahavuye ejo ubu nawe nuhava haraza abandi n'ejo hazaza abandi witangira ubutumwa bw'umuryango wawe niko utigeze usaba ubuntu mugeni baheka ko ari uwo basabye navuga ngo wahekeye Natasha ntawe bahekeye yakubwiye ko bari umuhekeye kuza guheka ariko rero wowe ntabwo ari we bari buhekere kuko ntiwigeze usaba niba ushaka umugeni muri uru rugo saba nawe bazamuguhe nasabye umugeni ariko ntaravuga izina rye kandi munyemere ko mufite abageni benshi yakubazaga mukuru wanjye rero yakubazaga ati imbere akubwira amateka twari twifitiye iwacu nawe ugendera kuri ayo aho kugira ngo mubwire uti oya navugaga ko nayo makuru nyazi oya ntayo nayo nayamenye nayo oya yandi ugenderaho yafate nk'ibinyoma ujye mukuri noneho urakoze cyane bakomera amashyi noneho ujye mukuri uvuge ahubwo ariko nudasaba ntugire ngo bakwimye kuko ntiwigeze usaba kuva na kera ba François bamberaga beza iyo ngo bahita kuri busiyo morale niyo nayo ngo ni ruswa urashaka ruswa kandi atari umuswa reka nanjye wangiriye neza urambwira uti Natasha twari turi mu gitaramo kimusaba umunsi tugomba kumuheka tukamushyingira ndagira ngo mbashimire ko mwabiteganyije neza kandi nanjye naje gusaba umugeni nzi neza ko ndi umubone muri uyu muryango wanyu ko mwambwiye ko abageni mufite benshi nza gufata irembo nafataga irembo ry'umuryango sinabarenganya sinigeze mpitamo umugeni ariko uyu munsi njeje guhitamo umugeni w'umuryango wasabye François ubwo arimo kugira inama ngira ngo araza kugira hambwira ati baramuguhaye naba ari wowe wayigira ngewe hari icyo ndimo gusaba rero aba naje gusaba umugeni Natasha ari ufite kandi ariko mwanditse nkavuga nicaye ko ntagiye utaza guhita isereje icara bwakomereza aho ngaho Natasha Mpingazima
barakugobotse akaba ariwe mugeni naje gusaba umusabira umuhungu wacu Felix, umwana ugejeje imyaka y'ubukure kandi tuzi neza ko na Natasha wawe yarayujuje, dore ko ari impinga zima ikeneye umuryango wacu. Murakoze cyane. ese Teonese Karame Natasha afite imyaka ingahe ko numva umuzi kurusha uwamubyaye? kubera impamvu z'uko umwana wanjye akuze kandi biganye ngereranya muri icyo kigero kimwe, nkabumva yuko nabo bangana. Ubivuze neza. Noneho waje gusabira umwana. Urakoze cyane. Ako umuntu yabona kugenza, ariko kandi byambabaje cyane kubaza ngo Natasha rindi yitwa nde. Nje kugenzura neza nsanga na Felix rindi rye ntago rizi kandi waramubyaye. Dore ureba ngo arabaza. Ariko ntureba. Reka yitwa mwene daterega. Yaba mwene suba wamumenye. Wewe ni mwene data. Ikoye. Nawe rwose duherukaniye baryo buryano bw'abo bana bari bakwibagiye, ariko imvi n'uruyenzi. Imvi n'uruyenzi rega nda. Urakoze. Burya mwanzi w'ibihe ni amasaha, ariko buriya muryango wacu nibyo koko wawuzaniye inzoga uje gusaba irembo. Inzoga turazakira kandi inzoga dusanga ziryoshye. Hanyuma tugusaba inka y'imfatarembo, urayiduha turayishima. Tukubajije rero irembo usaba n'iryo ari ryo, uratubwira ko ari irembo ry'umugeni, kuko wasanze dufite amarembo menshi. Muvandimwe wanjye rero bagiye bakugoboka, ariko kandi ndebye ku isaha yanjye nsanga ntakomeza kukwitiranya na ba bandi. Nsanga hari ibyo wibagiwe, kandi ndetse wibagiwe n'amazina y'abana ubyara ndetse n'aya bene so. Ariko ukigera hano twagusengeye kubera ko twari twakubonye, ariko waje utifitiye icyizere. Niyo mpamvu tukubwira ngo noneho aho bigeze turaza kukubwira ngo ugende, noneho uzagaruke wifitiye icyizere, hanyuma ibyo wasabye tuzabigukorere. Icyo ngicyo nacyo kirakunanira? Utahe genda ubabwire uti bambwiye ko nzagaruka nifitiye icyizere, hanyuma nze noneho nsaba umugeni. Hari icyo bitwaye to? Niko ye. Oya wimbwira ngo niko ye. Ubyo nakubwiye ntabwo wabyumvise. Oya. Urakoze cyane rero muvandimwe wanjye kandi inshuti yanjye. Mu by'ukuri kuko uri inshuti yanjye, kandi nagira ngo tuganire abantu bose babyumve. Abantu rero bagutumye bahisemo umugabo mwiza utarakara, uzi kuganira, uzi imisango. Nagira ngo bamfashe babanze bagushimire. Murakoze cyane. Iwacu rero ko tutakwimye irembo, buriya nagira ngo wigirire icyizere yuko n'ibindi biri bushoboke. Ninza kubaza abo dufatanyije umuryango, hanyuma ubwo abafite za birantege iwanyu nibakomeza kubigenza gutyo ndisubira. Oya ntabo. Murakoze cyane. Uriya mugabo buriya murabona se bimeze bite? Ewe ibyo ndabona ari byiza, usibye ko abo bagendanye umenya ubutumwa bamuhaye batari bahari,
kuko arabutanga ntibabwemere. Iyo baza kubwemera baba bagiye bamuha amashyi. Byose babyihoreye. Umenya ari ibintu yahimbiye. Ariko ngeze impundu z'iwacu rero. Ubundi nari nagize ubwo kuko ari ibintu wihimbiye kuko wabivugaga bukabona batabyemera bitabafasheho. None ubwo babyemeje n'ya muryango buri urabona uriya mugabo wicaye iruhande bakomeje kutureba cyane. Uriya rwose muri cya gihe byari bimeze nabi abantu batatarabuka ari ahantu twahuye rwose angirira neza cyane. Buriya rero ubwo bazanye uriya witwa nyirango buriya bagize ngo simuzi ni Rupangu Werarise. Tangiriye neza buriya ubwo bazanye ngira ngo ntacyo yabura muri uyu muryango wacu. Theoneste we karame wumvise umuntu ufitiye icyizere ngo ni Rupangu Werarise. Cyane niwe utumana. Sinakubwiraga se nti wihangane wigirira icyizere ubwo Werarise ahari. Uriya niwe navugaga. Niwe navugaga. Rupangu ni hanyuma rero iwacu haba icyo bita gender balance. Sibyo urakizi? Ndabazi cyane. Ni nawe watugeze muri iki gihe. Rero ba nyirasenge uwo mukobwa bampinga nzima iyo bashyizeho akadomo bakabona bahoza bishima mu mutwe bakagira ngo n'abandi barakwigana inyuma yawe. Uburakari rero wari ufite buriya nabo babugize. Ariko niba ntacyo byatwara mu muryango ndagira ngo MC umva mami ndebera ba nyirasenge niba kwishima mu mutwe kwa bari abantu bazanye na Theo ntacyo byadutwara turebe tugira icyo twavuga. Bigire wunganire data muri kino gitaramo. Dawe ngaho ibibazo ushaka kumubaza bimubaze ngo uyu namaze kumushyika iruhande. Umva mushiki wanjye uriya mugabo wumvise amagambo ngo arasaba mpinga nzima Natasha kandi nabonye bafite uburakari bishima mu mutwe. Unsesengurira ndabona wambaye amadarubindi nkayanjye umbwira icya buriya burakari cyangwa se niba twabirengaho tukabashingira. Murakoze cyane umusaza wanjye murakoze. Ntekereza ko kwishima mu mutwe hari wenda ni nk'umubu wari umuriye. Theo bakuzanire supernet. Uretse ko n'iki gitaramo cyiza wenda yari kureba uko abigenza ntibigaragarira amaso y'abantu, ariko kubera ko hari undi nyine twagiriye icyizere wagiriye neza musaza wanjye mukuru, numva rwose Natasha twamumwemerera. Reka tumumwemerere. Murakoze cyane. Erega nayivi wa mubyeyi we n'imvi ziba zirya zoka gira Imana nazo. Hari umunyarugomo n'ubundi n'imisatsi irayituka. Urakoze. Utashu uri inshuti y'umuryango wa Maurice, niyo mpamvu ngiye kubivuga mpagaze ku maguru abiri. Wewe warivuze nk'iry'abarundi waryicariye reka jyewe ndahagurukire. Urakoze rero jambo rikomeye ntago umuntu aryicarira burya ararihagurukira mu kinyarwanda. Abarundi barabanza bakaryicarira bakarihonyoza ikibuno. Murakoze rero buriya nkuko natangiye mbikubwira ubutumwa buvuye ikambere babukomeye cyane. Nkuko rero twatangiye tugutura Imana yatumye uza muri uru rugo kwa Maurice. Iriya Mana rero twabanje kugusengera ngo ikubabarire ntacyo itakubabariye. N'ibyo wari ufite byose byo kwishima mu mutwe ndetse n'ibyo utashyize ku murongo neza
ndetse n'abari inyuma yawe bakishima mu mutwe n'ubu ngubu ibyaha mwari mufite byose birababariwe. Mu izina ry'umuryango rero ku bubasha mpabwa n'umuryango wa muri se tubemereye umugeni ariko ntabwo tubemereye inkwano. Ibyo byo ntabwo tubibemerera, mugende hanyuma igihe nikigera muzaze tubakoshe. Ndagushimiye kandi uzabe wambuye so tugiye gukomeza igitaramo cyacu, ibindi uzabivuga wazanye izo nkwano. Urakoze cyane bakagira Imana. Mwinzoga baguherekeza utawe ugiye gusoza ubutumwa. Twemera inkwano ni byiza, natwe mu muryango wacu ntabwo twifuza kubyara abana bitwa Nkuri. Ndagira ngo nkuture inzoga yo kunkosha, kandi nanagushimira uburyo umuryango wawe wishimiye umuryango wacu, mukaba muduhaye umugeni dukunda. Ese Theo ubwo niwe wari kunzanira ebyiri, iyo nkwano niyo kunshimira. Yareka nkuture imwe, ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri, ariko ukunda inzoga. Ni inzoga cyangwa ni imibare? Riko Theo dore iyo nzoga ni inzoga yo gusaba gukoshwa. Ndebera kandi inahiriramo ijambo ryiza ryo kugushimira cyuko akabindi kamwe iwanyu hageze kabore. Uhongeze aha ntagiye kuvugisha ukuri. None se ko wampaye ndagusaba gukoshwa. Ntabwo umuntu watangiye gusaba umugeni buriya ntabwo igiti cyiswe umwana ntigicanwa. Urakoze cyane. Mbere yuko tugukosha rero wigeze uvuga kwaje kudusaba umugeni ariko ukatubwira n'uwo mwazanye asigara inyuma, ariko narebye imvi zawe ufite mbona tutagushyingira. Wowe ukwiye gusaba umusumbakazi. Ibi ntabwo nanjye nakwisabiraho ngeze aha, natuma abandi bakansabira, byaba ariyo ntego nazindukanye. Ariko uyu munsi naze gusabira. Kamwebutse ni mwene da. Ayi nama yangiraga inama ngo ninge juru ngira ibyo mvuga, ariko ndabivuga ari uko umaze kunkosha. Baza unkoshe nkazi naje nikwije. Urakoze kudutegeka. Ubongeze ubu ndavugisha ukuri. Turaza kukubwira. Urakoze cyane. Ese barongera bagusengere. Nkosha senga. Bikongera kubisubiza irudubi. Imana izigiza hafi. Nyuma kwa Maurice rero buriya wumvise ko ari jewe bahaye ubutware bwo kuvuga ijambo rikomeye. Nukomeza kubisubiza inyuma arabari igitangaza. Yareka muhamagare. Ntago ko ari hafi na telefone ko aricyo zabereyeho. Yamuhamagara yigire hafi. Uretse kumuhamagara nakubaza ngo se urisabira cyangwa se mwazanye se ubundi? Reka ndasabira mwene data Felix. Akoze cyane nibaguha amashyi. Aguha amashyi. Ubwo rero atari we wisabira noneho reka tubanze tugukoshe. Ni mu nkoshe rwose. Nituzishima turaza kumureba. Ariko turabanza tumenye icyiciro cy'ubudehe cyawe kugira ngo tubone uko tugukosha. Oya mwigira impungenge. Ari ubwoko tudashyingira. Twe turabatunzi kuva. Gihanga ngoma y'inka ikibaho tunze. Ese niko Theo? Karame. Mu nkuri budukwere tutaragukosha. Ubundi iwanyu mukwa zimeze zite? Dukwa inka. Inka nziza z'inyarwanda zizwi mu Rwanda. Zitari za kijyambere kuko nyirazo nawe
ari hariya ashobora kuzikurikirana zikazatubera ikibazo. Ntabwo nawe kwizakijyambere ndakwinka nyarwanda. Nyarwanda rero zibamo inka nyinshi, habamo inyagano, hakabamo z'imbata, hakabamo n'iza gahunda ya girinka. Uradukwereza iyi? Reka mpemo murumuna wanjye akubwire niwe uzi uko azoroye. Wumva ko uri umworozi se? Ntabwo uraba umutunzi. Iyo umutunzi wawe ngawe mutubwiriza mworoye. Zijya zibi wacu urabizi. Kandi igihe kinini urabizi ko dusanzwe dusabana abageni iwanyu cyangwa iwacu. Rero uko twari dusanzwe tubakwera urabizi. Rero nitwikosha turabakwera nkuko dusanzwe tubakwera. Urakoze. Murakoze cyane. Ariko hano wakurenganya na mukuru wawe se byamuyobeye. Namubajije ngo ni imbata, ni inyagano, ni girinka. Ubundi uradukwera muzihe? Kandi muri izo zose hari izo dukosha. Ni izihe rwose? Uravuze ngo ni nazo turaza kuzemereza. Ariko nkosha nkuko nsanzwe nkukwera. Ahubwo nkwera uko usanzwe nkwera. Reka yewe. Urakoze cyane. Imbata nizihoraho. Imbata nizihoraho, naho izo wari uvuze nizo ufite. Wagira ngo usabe imbabazi. Izagira inka nazo. Uti ngaho reka mbwire uragira izo tworoye, hanyuma mbwire nibaguha amashyi waserutse neza. Kubera iyo mpamvu rero muvandimwe wanjye kandi inshuti yanjye, Karame, turagukosha muri izo ngezo utunze humura. Urakoze cyane. Niba kumpera amashyi rwose. Ubundi gukosha ntabwo ari ukunyaga, reka mbwire François gukosha. Urakoze. Fizi mu mahembe, ushake n'izindi ebyiri zo mu mpanga. Izo ziraba zikwiye ntabwo tugukosha nyinshi. Kumpera amashyi rwose. Urakoze. Ndazina. Ntabwo dushaka kukunyaga, mwana wacu atazarwara ubworo. Wabimenye. Bongere baguha amashyi. Urakoze cyane. Ariko rero muvandimwe wanjye, kubera ko wabaye inshuti kandi wabaye inshuti y'umuryango, twe ntabwo tuzakoroza, tuzagutungisha. Niyo mpamvu dushaka kugukosha tutakunyaze. Gende uturebere inyana ebyiri zirari imfizi mu mahembe, hanyuma udukwere izo ngizo zizira ruhaha, zitari imponoke, kandi zitarwaye n'ikibagarira. Murakoze cyane. Ndagushimiye kandi. Niba kumpera amashyi rwose. Murumva yuko dukoshe inka ebyiri. Izo nka zirahari, ngira ngo urabizi ko urwuri rwanyu n'urwacu twegeranye. Inka zirajya mu zindi. Turaza kubwira abatahira bazigeze mu zindi. Hanyuma icyo wari wasabye kindi kijyanye n'uko umuhungu wanjye twazanye, ntabwo twazanye ariko namutumaho akaza akakuramutsa. Niwe winyemereye. Arotarazimurika ariko reka tukugirire icyizere. Icyizere cyo kirahari. Icyizere twagiriye mugenzi wawe wambaye amadarubindi nkanjye w'umusirimu. Turagira ngo icyizere tumufitiye nawe tukikugirire. Urakoze cyane. Banza ubyishimire. Koko rero kubera iyo mpamvu, kubera ibyiza umuryango wanyu watugiriye, muri barutabeshya, ziriya nkwano mwazanye ntabwo mwazinduwe no kuza kutubeshya, kubera ko wicaranye na mugenzi wawe tuzi neza. Icyizere tumufitiye nawe turakikugiriye, inkwano turazishimye. Murakoze cyane. Hanyuma rero twajya tukubaza umuhungu uko ngana kugira ngo aze tumurebe. Reka mutumeho.
ni mu jejuru. Mwene data Felix, hakaza mwene data Kapani, kandi iyo mwene data Kapani ni ihagarariwe na Felix. Turagira ngo turebe neza rero uhagarariye iyi mwene data Kapani, bafite Kapani nziza. Abantu mwese muratumaye kujya muri Kapani ya mwene data, urumva ko ari izina ryisanisha n'Uwiteka. Nyakugira Imana rero, ngira ngo mwabasore mwese mwihurije hamwe muri Kapani ya mwene data, turabashimiye ko twabatumiye mukaza muri kino gitaramo. Ariko hari umukuru wanyu ariwe witwa Felix, turagira ngo tumurebe data muri cya gitaramo duherukamo, iryo zina ryanyuze mu matwi maze rizamurwa mu ntera. Ariko icyo ntibuka ni peta yahawe. Reka ngende mbegera maze ubwo ngiye kubara gatatu, uwo mwene data Felix ahita yigira imbere, abandi ubwo uko mubigenza murabizi, maze ahita tubwira ni peta yahawe. Rimwe, mwene data Kapani ntacyo muba. Kabiri, gatatu, ati ni ngewe ukuriye iyi Kapani ya mwene data, unyibutse neza rya peta wahawe kiriya gihe muri kiriya gitaramo wataramanye natwe. Nurihe peta? Ipeta rya Marshal. Ati peta rya Marshal. Zamura ikiganza rero Marshal, maze bose bakubone ngaho nyemerera wigira imbere gato, igira imbere gato, tunyaruke rero ubwo tugiye gukora nk'aba Marshal, kandi namwe mukanyaraza kubazamura mu ntera. Hindukira urebe babagaragu bawe, witegereze neza, maze urebe ukwiye kuza agakomeza akakugenda imbere. Ati n'uyu nguyu aba yabimenyeye neza, ikirenge ahitaza. Ndabona mutambukire kwishima mwerekeze kwa data, maze mugende data baramutse. Ariko mwene data Felix nabari we utambuka mbere, tambuka mbere maze ugende data kuramutse. Data ngo rero mwene data Felix, nguwo uhagarariye ya Kapani ya mwene data. Raho. Yego. Yeza kuswe. Raho neza. Niko tebonese. Uzikuri igitangaza. Karame nshuti yanjye. Yumubwira ko mwene data ari uyu nguyu wasabiraga. Ni wowe mwene data. Amagambo twahoze tuvuga twakabaye twayavuze. Hindukira usuhuze n'abariye. Amashyi menshi n'impundu. Turakwishimiye. Turamwishimiye rero. Murakoze cyane. Nuko. Ubu rero natwe tumuzamuye mu ntera. Uyu ni umukwe wacu kandi no muhungu wacu. Ahubwo ni nayo ntera ikomeye cyane kuri za Marshal. Arakoze cyane, reka none hakomeza atambuke. Ngaho rero uyu nawe buryo wamuzamuye mu ntera natambuka ajya gusuzuma ibyicaro byawe. Genda usuzume ibyicaro Marshal agomba kwicaramo. Ugenda ubisuzume n'ibiranega birimo, nta bisitaza, bya bisasu byo muri Kongo byose bitegure bigende mu izina rya Yesu. Maze Marshal aze guhita atambuka agane mu byimbo bye. Bisuzume neza witonze. Ati rwose ndabona nta kabuza Marshal akwiye gutambuka akaza. Tambukira kwishima, ugenda ugane mu byimbo byawe, babisuzumye neza. Atambuka kuko mu ntambuko ya Marshal. Mwene data Kapani ati ntabwo twakomeza gutera databuje umugongo. Ngaho rero nawe mu bubasha wahawe nk'umuryango, kandi ukaba umukwe mukuru mu muryango, ugiye nawe kubaha ibyicaro. Ukoresha iyo nkoni yawe nk'uko Mose yayikoresheje amazi akaboneka mu nyanja. Ujye uhera hano ibumoso, mubwira ati kwisha mu byicaro byawe, kwenda ucungira umutekano, uhera aho ushaka umwanya n'uwawe. Itegereze neza. Atoye kadogo, zamuka ruguru, niwe nkohereje, nyaruka. Marshal yavuze ita wihuta. Ati wowe mukurikire, nyaruka mugende mucungira umutekano. Barya babiri bakadogo muhuta, bakadogo bahita bagendera rimwe, nta usigaye. Ati namwe sha mukomeze mugende umwe hepfo undi ruguru. Marshal namushimira cyane, murabona koko ipata yahawe niryo azi kwikoresha neza cyane. Data rero unyemerere uze gukomeza ubuganira na Toneste. Sabe mwene data Felix ucakabugi, maze data mbe musubije umwanya ukomeza uganira na Toneste. Ngire nyaruke noneho ngere mu gikari ndabe Natasha.
aduteye agahinda bose amata y'amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda Natasha wacu mico myiza sibira rimwe Natasha wacu mico myiza sibira rimwe mumburize yani mumumburize bakobwa yani mumumburize bahungu barumuna bawe n'abasaza bawe wasigiye nde benya kuko wini murumuna wawe Natasha nzamubwira iki nabaza mama ti Natasha arihe azamubwira iki nabaza mama ti Natasha arihe azamubwira iki mbe na musaza wawe mama mbe bazamuhoza bateshenge iwindirisa abana disi wikwiririza abana bambe mbe Natasha wabyibajije ute kubabaza bamwabanyeshenye utujijije iki amarira nimwu yihanagure mwicecekere murusheho kumusabira mwese azarwubake neza murusheho kumusabira mama azarwubake neza data unyemerere wigire juru maze uze wegere umukobwa wawe umuganirize umubwire impamvu aje muri kino gitaramo Mpenganzi se wiriwe igiko yo uraho nyogosenge araho se waje ryari n'abari basuze ntabwo baguheruka ukabasuhuze mpinga nzima rero twari twagutumyeho uri kwa nyogosenge ariko tugutumaho ko dufite igitaramo uyu munsi kugira ngo uzaze udufashe kwakira abashyitsi muri abo bashyitsi rero hajemo umusaza witwa Theoneste aza atuzaniye inzoga ziryoshye ariko muri icyo gitaramo aterura ijambo avuga ko afite n'umuhungu witwa Felix mwene data kandi akaba ari inshuti yawe nibyo wabyumvise yewe Theoneste ndabyumva cyane hanyuma rero yaje avuga amagambo meza kandi menshi ariko avuga ko adusaba n'umugeni kandi asabira mwene data Felix ubwo rero twemereye yuko ari inshuti yawe hari icyo ubiziho urabizi nagira ngo ntaza kwishyura nk'ababana bishyuye inka ya Nyangara inzoga rero zazi ziryoshye twazinyoye umuryango wa Munyandamutsa
urazishima bari bamaze kutubwira ko ari zo gusaba umugeni twamukosheje rero inkwano zirashimwa none mwene data yari ahari yari yahasesekaye yaravuze ngo ntaza kwerekana iryinyo rya muzitsa utarahagera natwe wa gatandatu wacu uzagera si byose Imana ibahe umugisha muri beza zamurira kuri iyo ngamba zamura kuri iyo tabaririmbyi beza Imana yasigiye amavuta kudutaramira ngaho ni mu mperekeza ibyo wankoreye nangaza wahaye ubuzima bwanjye agaciro ari uwo gupfa uramba ubugingo imitwaro yari ndemereye warayituriye n'ubwigenge bwakuriwe aramagije ndamushima 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 yakuriwe aramagije ndamushima 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 aramagije Yesu ntacyo namburana ahora anyitaho hoya hoya ashobora kugasozisha mude hoya hoya niyo mpamvu tuzigumira muri we niyo mpamvu tuzigumira muri we tuzigumira muri we amashyi menshi cyane kuri bariya ngamba ku ngoro nyine ziradukundira none ubuki wateretse umukunzi muganirize utwo ducuma ubundi dusomere rimwe niba bima amashyi mwabibonye ariko hanyuma inyuma yabo hari babyunguranama gabo mwiza wigeze n'abantu beza cyane bo kubaho amashyi menshi cyane ku muraberewe reka rero bari abahimbaza Imana babaherekeze n'injyana mufite uducuma twanyu buke buke mutambagira Wagiye neza, wagiye neza, wagiye neza, wagiye neza, wagiye neza, ushima Mana, wagiye neza, wagiye neza, wagiye neza, wagiye neza, wagiye neza. Amashyi menshi cyane kuri Viki kandi uyu munsi nuwe reka nongere musabe nyine aterura agacuma n'umukunzi we na pare na marene ubundi mutwifurize kuryoherwa ko kiri muri bimwe mu biteganyirijwe ahangaha na pare na marene mwese amashyi menshi cyane uyu munsi ni ibyishimo hanyuma mubyeyi nyakugira inka ukagira utunganiza utanga usaza musanzwe musangira inganzo na kera kose yahageze kandi nyine tumenya ibyicaro by'abakuru tukamenya waruzi byose mwarabiteguye Imugani n'igihe wageze uruhanika ariko umushyitsi mukuru ni wowe ni koko isoko yayo ariko kakandi twari bubeshye abantu umunsi wumva rero yogeze uruhanika kuri iyi mbuga akabageni yabo ntabwo idasharira bwa bundi bwacu bakayizibanira na burya usanga mu rubanza ntawe kubanje imbere uretse Uwiteka ntawagutanze none rero urandebere babaziritse ntabwo yadata ntawe urayikoma atari ngo babana bayihubanganije bakiniraga ku yabo babageneye umunsi nibo baha amashyi nabo bitwaye neza nibo baha amashyi nabo bitwaye neza iyo bagiye kuyikuraho urupfuko yarangira inzindaro ariko kandi ntisembuye inkurikizi iwacu zigenda turahatira ntabwo bivugisha umugabo mpangamba turahatira agushimire wumva dushwegera n'ijye
bagiye gukora akajyana kwa kundi kwa wa munsi arambwira nyinashyira umutima mu nda ndi wa mugabo ntabwo azantenguha ndamuzi erega iyi ndagana nayinoze erega burya arifura zisezeranye aho zihuri reka tuzi icyo tumariye cyane nakoze reka tuzi icyo tumariye umubyeyi uruwakamazi uruwakamazi tegura niwo wisogongera mare umusaza ngaye nguko yo kumbera amashyi yo kumbera amashyi umuzita wabo ni igihugu twegera uwo mwana arafasha umvugisha bwa mbere mvaga ko ijwi ryahezeyo ariko nzazamuye uzapfana agakenera umubyeyi mwiza niba kumera amashyi rwose ariko kandi ngamubwira François tubyare ntabwo yo muzimana ndi kubaza amagenzi aha niyo wabana uragususutse ukimenyera igihe cyo gutaha nuko uraremo muri nkura Rwanda reka negire hano gato mbanze uko tureba turi intore z'intajorwa duturutse i Bwanacyambwe umuryango wa Bigirimana tumaze iminsi mu rugendo turagenda dufite tuzanye ubutumwa bwawe dusibira Nyaruguru kurambere Nzaramba uyu munsi turazinduka turasukira hano mu Kinyaga imibirizi mu rugo rwawe kituzanye rero mubyeyi turagezwa mu mahoro twageze ku myugariro tuhasanga abarinzi bawe cyangwa abakumirizi basa n'abatambikamo umwugariro ariko kuko hari igihe bari imbere bambonye baravuga ati niwese kiriya tubwiraga n'umufana w'imyugariro ubwanjye ariko ngo zitugwamo nkuru ubushize waganye iwacu uvuye ino tuzana ubutumwa bw'umuryango wa Celestine ubereye ku isonga umugeni turagukosha uradukwera hanyuma rero tuvugana ko tuzaguhekera ndetse uratubwira uti simbategeka igihe muzumva kigeze muzatubwire
niyo y'imfura. nkubwira ko mu gihe nk'iki kazuba katararenga ariko ritari igikatsi kimena agahanga tuzajya mu mujishi two guhekera uwo wasabye uri munoza ndagana. none rero nicyo cyatuzanye. Ni koko. ubundi nigeze nkubwira ko imiryango yacu n'iyanyu turi imfura. ubundi hari abatindi babagaho kera bakaca imigani. hari imigani ya gitindi itakibaho ngo aho inkoko zisezerana mu itora ngo zagera mu mataha zikarwana, ariko njye naguhigiye ko aho imfura zisezeraniye aho zihurira. Tuzateza ukareba kumpera amashyi. Niba mumpera amashyi. Reka rero no kujya mu magambo, ibikorwa nibyo biruta amagambo. N'ijisho riri kumpa nkumva numva urwaye. uyu munsi nta magambo menshi mvuga, ahubwo ndakora ibikorwa byinshi. Ni koko. ndagira ngo rero usabe umukobwa wanjye Christella atambuke mu cyubahiro yahawe n'umuryango asange hano. ureba basa n'abananiwe bari baremerewe n'umujishi. mureke yizonere garabizi namutoje nushaka wihagarariye aho icyo ngiye kuvuga ni ibanga ryanjye nawe. komera komera Yesu ashimwe. gira ubuhagarike n'ubugingo, gira aho ubitse ugire n'aho ubikiye, gira imfura ugire n'imfizi, gira impundu ugire n'umugisha. uyu muryango ureba uragushimira mu ruhame kutawukorera isoni. wabaye umukobwa mwiza, wabaye nyampinga mwiza, wabaye umwari uzira umwanda, ngo barabigushimira. niko bahanuye. izo mpundu n'ayo mashyi ni ibyawe. ubundi amashyi nkayahabwa perezida, impundu nk'izi zigahabwa perezida. uretse uyu munsi rero nawe urabihawe, wasamuwe mu ntebe, uri perezidanti. basezere. hindukira uyu mugabo rero ibyo araza kubyivugira. uyu rero niwe wagusabye, ugusabira umuhungu we turagutanga, baradukwera tuvugana ko uyu munsi tuguheka. niyo mpamvu waje wumva umunyenga. si bwo bwa mbere kuvumutse, uheruka mu mugongo wa nyoko, none dore icyo ni icyubahiro twaguhaye kutadukojeho isoni. ntaravuga ibindi ngo mbebeshye, uremera kumusanga. ongera ubasezere. ezekiye inka y'ubuhoro. iwacu twari dufite inka, mukecuru umwe iramukamirwa imurinda gususumira, ayita ndibunyurwe. mufitiye icyizere kandi imyaka ugiye kumurera niyo myinshi. ni koko. reka mbanze mubwire amateka ye. agira ikinyabupfura, biriranga, akunda abantu, n'ubu ndeba arahumbya, yubaha abamuruta, akubaha n'abaruta. akunda abana, ariko akunda neza. byagiye nakubwiye ko twamutumye inka, undi umaze kuhava twararihinduye. yarabatijwe. ubu yitwa gira amata. ni koko. kandi atunzwe n'amata. umuhanda bajyana urutambabira. ikindi akunda imirimo. umuhanda bajyana urutambamitavu. azavuruganya yavure. ni
koko azi no kwicara ntazagwa gakene ntazagwa gakene ikindi ntuzamurinde imirimo cyakoze muzamurinde urutoto mumurinde urutoki nimuzirankoni ariko ibyo byo ndabizi ko bitahawe nsingira wakira ikiganza inka nziza igitobo pangura ntarazasoba ubukwe mu rugo iwacu kandi turi abana buryaga njye nakunyuzaga hahandi hashinze uhereye wamuba aragutozaga singira ikiganza cy'uyu mwari mwiza numva kirando cyanyereraga aya makuru uzayacigatire kandi uzayamara ngaho mwabiri muvunyeho mu cyimbo cyanjye maze njyeho nshime ariko mubyeyi Faransa ubu ndizihirwa ndanezerwa mwana tw'Imana mwe ariko ntabwo yamuserutseho ariko usanzwe ungabira wa nkabwambira umugabo kandi n'ubaje kuntunza n'ubu ndemeye umuhano igitobo ndakijijwe singasonzure yewe hari hacuramye kurya haragutozaga harakubaguraga ugaseta akabona ukagenza inkokora urabyimenyera ugeze ahiherereye sinjye uzagutwikura nzohereza nyokoro ntazumviye abana bagongererana uragendera abana babonanye hanyuma ikavuga ikintu arakaririmba kera kugira ngo ndirimbire bano bana yego yego ndaririmba ibitero bibiri ntibigira agafuri ntibigira igikirizo ndahera kuri wowe arakaririmba twahera turirimba tukaririmbira abagabo batoya mu ijambo mugabo risobanurwa iki umva jyewe uko mbyiyumvisha umugabo bivuga umugaba w'urugo yego agaburira abarubamo ibisitera nawe ijambo umugore risobanurwa iki umva jyewe uko mbyiyumvisha umugore bivuga umutima w'urugo akora kuzibira urimo ubyumvise rata ijambo umugabo ingabo zirwanira mu kirere zirwanira ku butaka n'izirwanira mu mazi ariko umugabo mu rugo rwe ni umugabo w'urugo ufite inshingano yo kugaburira abarurimo abo yabyaye n'abatabyaye naho ijambo umugore ni umutima w'urugo uzi kugoragoza ibintu urimo rwose nibyo hanyuma rero tukagira amata ariko bwiye hanyuma agira amata rero akira ugenda bikamuhanurire kamuhanurire vuba kandi uhanuze ko umusaza gusohora vuba ugenda ugira amata we genda ugira amata mabyibuhe mu nda hijute yego abyeyi nitora arongera hinduka bamucishije ahakomeye asenuye inkokora ati kandi murambabaza arabimenyera ijoro azabibwire nyirasenge sinzabavare nzakohereza nyokoro wogeze uruhanika nsanzwe nawe nkwemera ugira iyawe inganzo kandi ikabihwanye n'iyi ngiyi urakomereza amashyi menshi cyane ku bageni bacu igitobo muri iyo njyana nziza buke buke nta kwihuta hanyuma nugera aho ugeze Victor wirengaho wagira abaganira yagira mwe mukabivuga uko bikumvwa n'abubu ndetse n'abakuru Imana ibaha umugisha nababwira rero ko kwangangura Imana yaduhaye umugisha iduha kweza dufite umutsima duha kweza amasaka mu gihe muzumva amasaka ngo nshimangire kuba intwari kwangangura ejo n'ejo wundi nawe twagutuma mu wundi muhana reka rero tubanze tumusanganize kuri iyi ntango ubu ni ubuki bwahovye hakurya ha Cyamudongo ishyamba mubona hakurya hano mu Kongoro tugita Cyamudongo rikaba umushumi wa Nyungwe hanyuma nyine
zigatuma tugira ubuki mu kipfu mwumva wawuze ahandi muwusanga imibirizi gusa. Mashyi menshi cyane kuri uyu musore abikoze uko umuryango wawe umusabye, atereka mbanze muri aka gacuma rukundo rudacogora, ishyikirize Vicky asanganize sina ya mwiza ya misa itagorisi umwana wanyoye inka, murebe hanyuma ati n'iyi ntabwo nayo Vicky ako kamuhisha kamuyaje iwacu ako ufite nawe ari kumuha ako baguha nawe ufatako. Tumukunzi mwiza kaze neza we narose uruhumbirajana rw'amajoro, kaze neza iwacu imibirizi zagutetesha bikate marugara ahubwo nkoresha izagenda nagenda nabibondo mbazanira buzukuru. Vicky reka dusome kuri ubwo buki, reka dusome kugira ngo umuhungu abone uko abigenza neza. Yego tugasomera rimwe cheers, hanyuma mugahindukira imiryango yose mukababwira ngo ubu tutangiye gusangira nk'igisekuru kizima kandi tuzasangira ubuziraherezo. Amashyi menshi cyane ku bana bacu Imana ihaye uyu munsi, murakoze cyane. Muho umukobwa aba bafashije bahafi bakire, hanyuma bakebanura iby'uyu mutsima. Nitugera iwabo nta sari nta cyaka. Mama shenge rero ufatanye buzabaranga iki nacyo ni mu kibashimirire. Hari aho tujya tugera ukabona umuhungu ahariye umukobwa bikoze byose, ariko iwacu imibirizi nuko dutoza. Ati umenye pfo nanjye ndamenye ruguru, ati kamufata ikiganza. I